iyo umubyeyi utwite anywa inzoga zinyura mu maraso zikagera ku mwana. Umwana aba adafite ubushobozi bwo kuyungurura inzoga nka nyina, bigatuma ubwonko n'ingingo bye byangirika. Ibi bishobora kumuviramo kutitwara neza k'ubwonko, kudakura neza mu bitekerezo ndetse no mu myitwarire. Hari ukugira ubwenge buke cyangwa kutiga neza, kugira ikibazo cyo kuvuga, kugira ibibazo by'imikurire, kugira imyitwarire mibi, kugira ibibazo by'amaso cyangwa amatwi, kugira indwara z'umutima. Guhaye ikaze muri iki kiganiro, tukaba tugiye kurebera hamwe ubusembwa bushobora kugira ku mwana mu gihe umubyeyi anywa inzoga amutwite. Mu buzima busanzwe, abantu benshi bafata inzoga nk'ibisanzwe mu mibereho yabo ya buri munsi, ariko hari igihe inzoga zihinduka ikibazo gikomeye, cyane cyane iyo umubyeyi atwite anywa inzoga. Abantu benshi bibaza bati, ese inzoga umubyeyi anywa zagira ingaruka ku mwana atwite? Ese umwana yavukana ubumuga cyangwa ubusembwa? Muri iki kiganiro tugiye gusobanura bihagije uburyo burambuye uko inzoga zigira ingaruka ku mwana uri mu nda, ndetse n'ubusembwa ashobora kuvukana n'uko byakwirindwa. Inzoga zinjira zite mu mubiri w'umwana? Iyo umubyeyi anyoye inzoga, zihita zinjira mu maraso ye, zikanyura mu rwungano, ibyo bakunze kwita placenta, zijya mu mwana nyirizina. Umwana aba adashobora kuyungurura inzoga kuko umwijima we uba utarakura. Ibi bituma inzoga ziguma mu mubiri w'umwana igihe kirekire, zigatuma ubwonko bwe n'ingingo ze zangirika. Indwara iterwa n'inzoga ku mwana hari iyo bakunze kwita fetal alcohol spectrum disorder. Iri akaba ari itsinda ry'indwara ziterwa n'uko umwana yahuye n'inzoga akiri mu nda. Izi zirimo fetal alcohol syndrome. Ubu akaba ari ubusembwa bukomeye. Hari ukudakura neza k'ubwonko, ibibazo by'imyitwarire ndetse n'imitekerereze. Ibi bibazo ntibivurwa burundu, biba umwana azabana nabyo ubuzima bwe bwose. Hari ubusembwa umwana ashobora kuvukana. Umwana wahuye n'inzoga mu nda, icya mbere ubwonko buba butarakura neza. Bishobora kumuviramo kugira ubwenge buke, kutiga neza ku ishuri, kudashobora gufata imyanzuro myiza ndetse no kwibagirwa vuba. Ashobora kugira ibibazo byo kuvuga. Hari ugutinda kuvuga amagambo make ndetse no kutumvikana neza. Hari imikurire mibi, kuba muto cyane kurusha bagenzi be, kudakura mu burebure no mu buremere, kugira isura idasanzwe, akagira amaso mato, izuru rito, iminwa idasanzwe ndetse n'ubundi busembwa. Hari imyitwarire mibi, hari ukurakara byoroshye, kudatuza, gukunda urugomo, kutumva amabwiriza ndetse n'ibindi. Hari indwara z'ingingo, indwara zimwe na zimwe z'umutima, ibibazo by'amaso n'amatwi, ibibazo by'impyiko ndetse n'ibindi. Ese inzoga nkeya nazo zigira ingaruka? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza. Gusa icyo ugomba kumenya, nta kigero cy'inzoga gifatwa nk'icyemewe ku mubyeyi utwite, ndetse yaba ari inzoga nkeya, inzoga zo mu birori, inzoga zo kwishimana, zose zishobora kugirira nabi umwana, cyane cyane mu mezi ya mbere y'inda ndetse n'igihe ubwonko bw'umwana butangiye kwiyubaka. Ese se w'umwana nawe agira uruhare? Yego, ariko si nk'urwa nyina. Kunywa inzoga nyinshi ku mugabo bishobora kugabanya ireme ry'intanga, kongera ibyago by'indwara ku mwana, ariko ingaruka zikomeye ziterwa n'inzoga z'umubyeyi utwite. Niyo mpamvu abashakanye bafatanya kwirinda inzoga mu gihe cyo gutegura umwana. Kuki ibi bibazo biba bitoroshye kubimenya hakiri kare? Umwana ashobora kuvuka asa nkaho ari muzima, ibibazo bigatangira kugaragara ku ishuri, ku myitwarire ndetse no mu myigire. Icyo gihe biba byaratinze kuko ubwonko bwaba bwarangiritse. Ese ni ibihe umubyeyi agomba gufata kugira ngo arinde umwana ubusembwa? Ubuzima bw'umwana butangira akiri mu nda ya nyina. Ibyo umubyeyi akora, arya cyangwa anywa bigira ingaruka zikomeye ku mikurire y'umwana. Niyo mpamvu umubyeyi agomba gufata ingamba zifatika zo kurinda umwana ubusembwa ndetse n'izindi ndwara. Icya mbere, hari ukunywa imiti yemewe na muganga gusa. Umubyeyi ntagomba kwivuza ku bwe, kuko imiti imwe iteza ubumuga ndetse no gutakaza inda.
Buri muti afata aba agomba kuba yawandikiwe na muganga ndetse ukanyobwa uko wategetswe. Hari ukwirinda inzoga burundu. Umubyeyi utwite ntiyemerewe kunywa inzoga n'imwe, niyo yaba nkeya cyangwa ari mu birori. Inzoga zangiza ubwonko ndetse n'ingingo by'umwana. Iyi niyo ngamba ikomeye ndetse ya mbere kurusha izindi. Hari ukwirinda itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge. Itabi rigabanya umwuka mwiza wa ogisijeni ugera ku mwana, ritera umwana kuvuka adakuze ndetse n'indwara z'ubwonko n'umutima. Ibiyobyabwenge byose bikaba bibangamira umwana. Hari ukwitabira kwa muganga kare, kujya kwa muganga mu mezi ya mbere y'inda ndetse no gukurikiza gahunda yose. Ibi bifasha kugenzura uko umwana akura no kubona inama ku mikurire n'imibereho. Hari ukurya indyo yuzuye kandi ikwiye. Umubyeyi agomba kurya intungamubiri harimo poroteyine, ibiribwa bitanga ingufu, imboga n'imbuto, ibiribwa birimo folic acid ndetse na iron, kuko ibiryo bibi byongera ibyago by'ubusembwa. Hari ukwirinda imirimo ikomeye, imiti yica udukoko, imiti ikoreshwa mu nganda, kuko ibi byose bishobora kwangiza umwana ukiri mu nda. Hari ukuruhuka bihagije ndetse no kwirinda stress. Stress ikabije ishobora kugira ingaruka ku mikurire y'umwana. Umubyeyi agomba kuruhuka neza, gusinzira neza no kubona ubufasha bw'umuryango. Hari ukwirinda indwara zandurira mu mibonano, harimo kwipimisha sida, mburugu ndetse na hepatite. Kwivuza hakiri kare bikaba birinda umwana ubusembwa. Hari ugufatanya n'umugabo cyangwa umuryango. Umugabo agomba gushyigikira umubyeyi kwirinda inzoga mu rugo. Umuryango utanga inama nziza ndetse n'ubufasha bw'imibereho, kwiga ndetse no kugisha inama abandi. Umubyeyi aba agomba kumenya ibyangiza umwana ndetse n'ibirinda ubusembwa. Kugisha inama abandi babyeyi bikaba bifasha umuryango wose. Dufata umwanzuro, kwirinda ubusembwa bitangirira ku myitwarire y'umubyeyi. Icyemezo cyose afata kigira ingaruka ku buzima bw'umwana. Umubyeyi ufashe izi ngamba aba arinze ejo hazaza h'umwana we. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi iyi sheni yacu ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku wundi. Gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda ikugezaho.